Ese koko hari ubuzima nyuma y'urupfu? Ibiba nyuma y'urupfu bishobora kugutungura. Ese ubuzima burangirira mu mva cyangwa hari ikindi gitangira? Hari ukuri gutangaje Bibiliya ivuga ku buzima nyuma y'urupfu. Ukuri gutuma abantu benshi bahindura uko babona ubuzima. Reba iyi video kugeza ku iherezo kuko ushobora gusobanukirwa neza ikintu gihindura ubuzima bwawe burundu. Urupfu ni ikintu mu bintu bitera abantu benshi ubwoba, ariko kandi ni ikintu buri wese azahura nacyo umunsi umwe. Ese nyuma y'urupfu habaho iki? Ese ubuzima burangirira mu mva cyangwa hari ikindi gikurikiraho? Mu mateka yose y'isi abantu bakomeje kwibaza iki kibazo gikomeye. Hari abavuga ko ubuzima burangirira hano ku isi, abandi bakavuga ko hari ubuzima bw'iteka nyuma y'urupfu. Iki kiganiro kirasesengura icyo Bibiliya ivuga kuri iki kibazo kandi kiragaragaza neza gisubiza impamvu abantu benshi bakomeza kwibaza ku buzima nyuma y'urupfu. Impamvu ikibazo cy'ubuzima nyuma y'urupfu gihangayikishije abantu benshi. Kuva kera abantu bakomeje gushaka kumenya ikiba nyuma y'urupfu. Ibi biterwa n'uko umuntu afite umutima wifuza kumenya aho aturuka n'ahajya. Iyo tubuze umuntu twakundaga twibaza aho yagiye. Ese ubuzima bwe bwarangiye burundu cyangwa hari ahandi yakomereje? Iki kibazo gituma abantu benshi bashaka ibisubizo mu madini, mu bushakashatsi no mu buhamya bw'abantu bavuga ko hari ibyo babonye bidasanzwe. Ibi byose byerekana ko umuntu atanyurwa no gutekereza ko ubuzima burangirira gusa ku rupfu. Icyo Bibiliya ivuga ku buzima nyuma y'urupfu. Bibiliya itwereka ko ubuzima bw'umuntu butarangirira ku rupfu gusa. Ivuga ko hari ubuzima bw'iteka aho umuntu akomeza kubaho mu buryo bw'umwuka. Iyi nyigisho itanga ibyiringiro ku bantu benshi kuko yerekana ko urupfu atari iherezo ry'ibintu byose. Ku bakristo, kwizera ko hari ubuzima bw'iteka bituma babaho bafite ibyiringiro n'intego mu buzima bwa buri munsi. Iyi bituma umuntu atareba ubuzima nk'ikintu kirangirira hano gusa, ahubwo akareba kure. Impamvu abantu benshi batinya kuvuga ku rupfu. Nubwo urupfu ari ikintu gisanzwe mu buzima, abantu benshi ntibakunda kuruganiraho. Hari abatinya gutekereza ku rupfu kuko bibibutsa ko ubuzima bufite iherezo. Hari n'ababitinya kubera kutamenya neza ibizakurikiraho. Mu mico myinshi, urupfu rufatwa nk'ikintu kibabaza cyane, bityo abantu bagahitamo kutaruganiraho cyane. Ariko kumenya ukuri ku rupfu bishobora gufasha umuntu kubaho neza no gutegura ejo heza hazaza. Ese urupfu ni iherezo cyangwa ni intangiriro? Iki ni ikibazo gikomeye cyane abantu benshi bakomeje kwibaza. Hari abatekereza ko urupfu ari ryo herezo ry'ubuzima bwose, ariko hari n'abemera ko urupfu ari intangiriro y'ubundi buzima. Kwizera ko hari ubuzima nyuma y'urupfu bituma abantu babaho bafite ibyiringiro, bagaharanira kubaho neza no gukora ibyiza. Ibi bishobora gutuma umuntu abaho yitondera uko akoresha ubuzima bwe, azi ko ubuzima bufite agaciro kanini. Hari ubuhamya n'inkuru zitandukanye zivuga ku buzima nyuma y'urupfu. Mu bice bitandukanye by'isi hari abantu bagiye batangaza ubuhamya bavuga ko bageze hafi y'urupfu cyangwa ko hari ibyababayeho bituma batekereza cyane ku buzima nyuma yaho. Hari abavuga ko bagize uburwayi bukomeye cyangwa impanuka zikomeye, bakavuga ko bumvise amahoro adasanzwe cyangwa babona urumuri rudasanzwe. Nubwo ayo makuru agomba gufatwa neza kandi agasesengurwa, yatumye abantu benshi bongera kwibaza ku buzima bw'umwuka. Ku bakristo, icy'ingenzi si ugushingira ku buhamya bw'abantu gusa, ahubwo ni ukwibanda ku byo Bibiliya ivuga ku buzima bw'iteka. Ibi bidufasha kutayobya n'inkuru zose zumvikana ku isi, ahubwo tugashaka ukuri gushingiye ku ijambo ry'Imana. Impamvu kwizera ubuzima bw'iteka biha abantu ibyiringiro. Iyo umuntu yemera ko ubuzima butarangirira ku rupfu, abasha kuba afite ibyiringiro n'ihumure mu mutima. Iyo habayeho ibihe bikomeye nko kubura umuntu ukunda, kwizera ko hari ubuzima bw'iteka bifasha umutima kudacika intege burundu. Kwizera ubuzima bw'iteka bituma umuntu aba ashaka gukora ibyiza kuko abazi ko ubuzima bufite intego irenze iby'igihe gito ku isi, nubwo ibyo byiza bitashobora kugukiza. Tubigarukaho mu kanya. Ibi bituma abantu benshi bagira imbaraga zo gukomeza kwizera no gukora ibyiza nubwo bahura n'ibibazo bitandukanye. Uko kwizera ubuzima bw'iteka guhindura uko tubayeho uyu munsi. Kwizera ko hari ubuzima nyuma y'urupfu bishobora guhindura cyane uko tubaho uyu munsi. Bituma umuntu yitondera amagambo avuga n'imibanire afitanye n'abandi. Iyo umuntu azi ko ubuzima bufite agaciro gakomeye, ashaka kubaho mu rukundo, imbabazi no mu kuri. Ibi bituma umuntu atita gusa ku by'igihe gito, ahubwo agatekereza no ku buzima bw'iteka. Ku bakristo, ibi bituma ubuzima bwo kwizera bugira umumaro ukomeye, kuko baba bazi ko ubuzima bufite intego irenze ibyo tubona uyu munsi. Urupfu ni kimwe mu bintu bitera abantu benshi ubwoba ku isi. Abantu barutekerezaho bakumva umutima uremerewe, bibaza uko bizagenda nibagera ku iherezo ry'ubuzima bwabo. Hari abatinya gutandukana n'ababo, abandi bagatinya ibitazwi biri inyuma y'urupfu. Ariko Bibiliya itwigisha ko urupfu atari iherezo ku muntu wizera Yesu Kristo.
ahubwo ni inzira igana ku bugingo buhoraho Imana yasezeranyije abayizera. Yesu Kristo yigishije ko ubuzima bw'umuntu butarangirira mu mubiri gusa. Hari ubundi buzima burenze ubwa hano ku isi. Iyo umuntu yizeye Yesu, ahabwa ibyiringiro by'uko niyo umubiri wapfa, ubugingo bukomeza kubaho. Niyo mpamvu abakristo bahumurizwa n'isezerano ry'uko Imana itazabatererana, habwa izabaho ubugingo buhoraho. Impamvu tudakwiye gutinya urupfu ni uko Yesu Kristo ubwe yazutse, yararutsinze. Yarababajwe, arahambwa, byumvikana ko yapfuye, ariko ku munsi wa gatatu arazuka. Kuzuka kwe ni ikimenyetso gikomeye cyerekana ko urupfu rudafite ijambo rya nyuma ku muntu wizera. Iyo twizeye Kristo, tuba dufite ibyiringiro by'uko natwe tuzazuka, tukabaho ubuzima budashira. Hari abantu benshi babaho bafite ubwoba bw'ejo hazaza, bibaza niba ubuzima bufite intego irenze ibyo babona uyu munsi. Ariko ubutumwa bwiza ni uko Yesu aduha amahoro mu mitima yacu, aduha icyizere cy'uko niyo ubuzima bwo ku isi burangiye, hari ubundi buzima bwiza budutegereje. Ubu bugingo buhoraho si inzozi gusa, ahubwo ni isezerano riturutse ku Mana itajya ibeshya. Kwizera Yesu Kristo bisaba umutima wicisha bugufi, wemera ko umuntu akeneye agakiza. Iyo tumwakiriye mu buzima bwacu, aduhindura abashya, akaduha ibyiringiro bishya, ndetse akatwigisha kubaho mu rukundo, imbabazi n'amahoro. Uwo wizera Yesu Kristo ntakomeza kubaho mu bwoba bw'urupfu, ahubwo abaho mu byiringiro by'ubugingo buhoraho. Ni ngombwa ko twibuka ko ubuzima bwo ku isi ari urugendo rugana ku Mana. Kwizera Yesu Kristo bidufasha kubona ibisobanuro by'ubuzima bwacu, kandi bikaduha imbaraga zo guhangana n'ibigeragezo byo muri iyi si. Bityo rero, aho gutinya urupfu, dukwiye kwizera Yesu Kristo wadusezeranyije ubugingo buhoraho. Dukwiye kumwiyegurira, tukamukurikira, kandi tukiringira isezerano rye ryo kuzazurwa nk'abamwizera. Ibyo bituma tubaho mu mahoro, tuzi ko urupfu atari iherezo, ahubwo ari intangiriro y'ubuzima bushya, ubuzima budashira. Niba utaramwakira, uyu ni umwanya mwiza wo gufata icyemezo cyo kwizera Yesu Kristo. Niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Umwizera wese azahabwa ubugingo buhoraho, kandi azabona kuzuka ku munsi wa nyuma. Ntutinye urupfu, izere Yesu Kristo, haguha ubugingo buhoraho, kandi azakuzure ku munsi wa nyuma. Wakoze kutwumva, uri agace ko gukurikirana ibiganiro byacu. Birashoboka ko icyo utekereza kitwandike mu gice cya comment. Ushobora no gusangiza abandi ikiganiro. Ndatekereza warakoze subscribe niba utarayikora, ariko uyu niwo mwanya wo kuyikora. Ukomeze kuba amahoro, ibitekerezo byawe ni ingenzi, kandi uruhare rwanyu mu biganiro byacu ni ntasimburwa. Shalom.